Ndabashuje nshuti mwese mudukurikiye ikaze kuri mwanya tubagezaho iteganyagihe cyo ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 Ukwakira 2022. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ikirere cy'u Rwanda kiriwe kuri uyu munsi ku itariki ya 4 Ukwakira 2022. Turebe no ku munsi w'ejo ku kirere cy'u Rwanda kizirwa ndetse tuze kureba no ku minsi 5 iri imbere. Ngiye kubagezaho nk'abandi Frank Rusanganwa biba byateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere. Kuri uyu munsi rero masaha mu gitondo twagize ibicu byari byiganje mu bice byose by'igihugu, byaje no gutanga imvura cyane mu majyepfo y'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu karere ka Nyagatare, kimwe no mu bice by'intara y'Amajyaruguru n'ibice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe yuko tuzagira ibicu byiganje mu ntara y'Amajyepfo ni ku masaha ya mu gitondo, kimwe no mu ntara y'Iburengerazuba naho tuzaba dufiteyo ibicu byiganje. Ubushyuhe bwo hasi buzaboneka mu karere ka Nyabihu bwa dogere Celsius 12 nibwo buzaba buri hasi ugereranyije n'ubundi bushyuhe mu gihugu hose. Naho mu ntara y'Amajyaruguru biteganyijwe ko naho tuzaba dufite ibicu byiganje ho mu masaha ya mu gitondo ndetse n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya dogere Celsius 13 ndetse na dogere Celsius 15. Naho mu ntara y'Iburasirazuba biteganyijwe ko naho ku munsi w'ejo masaha mu gitondo tuzaramukana ibicu byiganje mu duce twose tugize iyo ntara. Ubushyuhe bwo hasi biteganyijwe yuko mu ntara y'Iburasirazuba buzaba buri hagati ya dogere Celsius 15 ndetse na dogere Celsius 17. Akarere ka Kayonza ndetse n'akarere ka Ngoma nitwo turere tuzaboneka mu dogere Celsius 17, natwo tuzaba dushyushye mu masaha mu gitondo ugereranyije n'utundi turere ku munsi w'ejo. Naho mu mujyi wa Kigali biteganyijwe ko dogere Celsius 18 arizo zaboneka mu masaha mu gitondo ibicu byiganje aho mu masaha mu gitondo. Uko umunsi uzagenda ukura biteganyijwe ko ibicu bizagenda byiyongera, gusa mu ntara y'Amajyepfo nta bizahinduka cyane kuko tuzakomeza kugira ibicu byiganje mu turere twose tugize iyo ntara. Intara y'Uburengerazuba yo biteganyijwe yuko akarere ka Nyamasheke ndetse n'akarere ka Rusizi ariko tuzakomeza kugira ibicu byiganje, naho utundi turere two muri iyo ntara tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi. Naho mu ntara y'Amajyaruguru biteganyijwe yuko tuzagira ubushyuhe buzaba bungana na dogere Celsius 23 mu karere ka Burera ndetse n'akarere ka Gicumbi, mu gihe Musanze na Rulindo bazapima dogere Celsius 25. Bikaba biteganyijwe ko mu ntara y'Amajyaruguru naho hazaboneka imvura ku masaha y'igicamunsi. Uturere twose tw'intara y'Iburasirazuba biteganyijwe ko ku munsi w'ejo tuzagira imvura n'ubushyuhe buzajya kuri dogere Celsius 29, aho ngaho ni mu karere ka Nyagatare. Umujyi wa Kigali naho tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi, ubushyuhe buzapimwa bwo hejuru buzagera ku kigero cya dogere Celsius 30. Naho uhereye umunsi kugeza ku minsi 5 iri imbere, ni ukuvuga uyu munsi kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu, biteganyijwe yuko ikirere cy'u Rwanda kizakomeza kugira ibicu bizaba byiganje, gusa bizatanga amahirwe cyane mu ntara y'Iburasirazuba, ibice by'intara y'Amajyaruguru ndetse n'intara y'Uburengerazuba ugereranyije n'ibindi bice nk'iby'intara y'Amajyepfo. Umujyi wa Kigali nawo uzakomeza kugira ibicu byiganje ndetse bizajya bigenda binatanga imvura. Mabwire ko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isaha 11:42 za mu gitondo rikarenga isaha 11:57 z'umugoroba. Mwakoze gukurikirana bakuri teganyagihe, nta butamugire umugoroba mwiza.